Yes, kaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu ni Rafiki Coga nk'ibisanzwe. Uyu munsi turaganira kuri democracy. Turibaza tuti democracy niki yatuzaniye, democracy niki itumariye, democracy bahora batwigisha democracy badutegeka democracy. Uyu munsi rero turibaza ibihugu biri mu nzira y'iterambere, niki democracy ivuze, niki democracy ibamariye mu bijyanye no kwihitiramo abayobozi, kwihitiramo ibibakorerwa. Ese abanyafrika tuzi guhitamo neza? Ese iyi democracy koko niyo nzira yatugeza mu iterambere? Turagerageza rero kubiganiraho kuri iyi podcast, tugerageze no kureba ingero hirya no hino zuko z'ibihugu byagiye bitera imbere n'uburyo byagiye bitera imbere, noneho tumenye ngo ese democracy twayibamo gute, ni ihe democracy itubereye twebwe nk'abanyafrika cyangwa se nakomeje kubitekereza rero ibi bintu. Nakomeje kubitekerezaho, ntekereza ku bihugu nka Singapore, ntekereza ku bihugu nk'Ubushinwa, ntekereza ku bihugu nk'Ubuhinde, ngenda ntekereza kuri biriya bihugu byari bikennye mu gihe cyashize. Ufate n'ibihugu nka bya Arabia Saudite, nubwo bifite petrol, cyangwa se za Qatar, ni ibihugu byigeze gukena, uyu munsi akaba ari ibihugu bikize. Twebwe rero muri Afrika ari amadini batuzaniye twayamize bunguri, ari democracy batuzaniye turashaka kuyimira bunguri. Ndashaka kugira ngo tuganire twumve niba ibi bintu ni gutya tugomba kubyitwaramo. Iyi democracy niyo koko itubereye nk'abantu dushaka natwe gutera imbere. Turebye kuri Singapore, turahera wenda kuri Prime Minister wabo wa mbere wa Banita, umubyeyi w'igihugu, bamwita Lee Kuan. Mu banya-Singapore uyu nguyu niwe ntwari ya Singapore, kandi uyu nguyu akiyobora niwe mu dictateur wariho muri Amerika nahe hose mu ndimi z'abazungu hirya no hino. Uyu mugabo bamwitaga umudictateur kubera ko ntabwo ushobora gukura igihugu mu bukene ngo kigeze aho cyakwitwa ko giteye imbere utiswe umudictateur, kubera ko kugira ngo ukure igihugu mu bukene ukijyane mu bukungu, bisaba ko ufata ingamba zikomeye cyane. Bisaba ko ufata ingamba zikomeye, zimwe na zimwe zinasharirira n'abaturage, kubera ko niko biba bigomba kugenda, kandi none hakaba ari plan y'igihe kirekire. Uyu nguyu Lee Kuan akiyobora Singapore, yari igihugu gikennye ariko yayisize Singapore ari igihugu gikize ku rwego rw'isi, n'isi ijya kwigiraho, n'ibihugu biteye imbere bijya kwigira kuri Singapore. Hari ibintu byinshi Singapore yasizeho ibihugu byinshi tuzi ko byateye imbere. Dufate igihugu nk'Ubushinwa, nyuma y'intambara nyinshi zagiye zibaho, gukolonizwa n'Abongereza n'abantu batandukanye n'Abayapani. Nyuma yaho ubwo intambara ya Mao Zedong yazaga kurangira, naho ni ahantu ubona ko Ubushinwa bwari mu bihugu bikennye, kandi noneho bufite abaturage benshi cyane. Buriya mu Bushinwa hapfuye amamiliyoni menshi y'abaturage b'Abashinwa, bapfuye bishwe n'inzara. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza ko igihugu kiba kiri mu bukene buteye ubwoba. Aho ngaho ni ku ngoma ya Mao Zedong. Mao Zedong yaje gukomeza kureba uburyo yateza imbere Ubushinwa, ariko nyuma yaho hagiyeho Xi Jinping, nibwo Ubushinwa bwatangiye kwagura imipaka no gutangira kwiga uburyo bwatangira gukora ubucuruzi mpuzamahanga. Ubushinwa bumaze kwinjira mu bucuruzi mpuzamahanga, uyu munsi aho Ubushinwa buri murahabona namwe. Izina Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, afite mu mahanga namwe muraryumva hirya no hino. Xi Jinping ni umudictateur. Xi Jinping ni umutegetsi w'igitugu mu mahanga. Aho ngaho muri Western, mu banyaburayi no muri Amerika, ni umutegetsi witwa uw'igitugu, kubera ko Xi Jinping amaze igihe ku butegetsi kandi nta nubwo babona igihe azabuviraho. Ibyo rero bituma bamwita umudictateur. Ariko se ibyo bintu ni byiza ku Bushinwa? Nimureba murasanga ari ibintu byiza ku Bushinwa, kubera ko Ubushinwa nyine nk'uko twabivugaga bwavuye mu bukene, ubu ngubu wavuga ko ari bwo buyoboye ubukungu bw'isi. Ibyo byose ni ingamba ziba zikomeye abayobozi bafata, sometimes zinagora n'abaturage, zinashaririye, ariko zivana igihugu hamwe zikakijyana ahandi. Ndibaza ko nawe wibaze ikibazo nk'iki ngiki. Singapore tumaze kuvugana n'Abashinwa, tumaze kuvuga, iyo baza kuba buri myaka 5 bahindura abayobozi, uribaza uyu munsi Abashinwa baba bari aho bari uyu munsi? Simbitekereza. Nidufata igihugu nk'Ubuhinde, same story.
nitujya muri ibyo bihugu bya za Arabia Saudite, nubwo ari ibihugu bifite peteroli, ariko kuba ari ibihugu biyoborwa n'abami bicaye bari stable, bazi ko nibo bayoboye igihugu, nyine nta pressure bariho, bafatira ingamba igihugu z'igihe kirekire, igihugu kikava ahantu hamwe kikajya ahandi. Ibyo ngibyo rero iyo bigeze muri Afurika, twebwe badukubise umutego, barashaka ko twapurika demokarasi runaka, kandi nujya kureba urasanga iyo demokarasi runaka bashaka ko dukurikira mu bihugu byabo ntabwo ariko bose bayikurikiza. Kuko nujya kureba muri Amerika ukareba uburyo amatora y'abanyamerika akorwa, ukareba abo bita mu gifaransa babita ngo ni ba grand electeur, ukareba uburyo perezida wa Amerika ajyaho, ugiye kuvuga ngo ugiye kubikora hano, ntago wakwemeranya n'abanyamerika ko ari demokarasi uri gukora, kandi uri gukora nk'uko babikora iwabo. Mu Bwongereza murabizi ni ingoma y'ubwami bw'igihe kirekire. Ibyo ngibyo biri hano babyita ko ari ubudiktateri. Ni ibintu byinshi wagenda ureba usanga ko ubikoze hano bavuga ko atari demokarasi. Rero ngewe icyo mvuga ni iki? Icyo mvuga ni uko uyu mutego witwa demokarasi twebwe abanyafurika cyangwa se ibihugu biri mu bukene twatezwe, ni uwo kugira ngo tugume hariya nyine, dukomeze dusavinge bariya ba master, dukomeze tubakorere, kubera ko nituva mu bukene tugatangira gufata ijambo tuzahangana nabo mu by'ubukungu, mu masoko, mu biki, ubukungu bwabo buzahungabana. Ariko mu gihe cyose bakidufata nk'isoko bagomba kuzanaho ibintu byabo cyangwa se kudukoresha ibyo bashaka, ntago bashaka ko status yacu yahinduka ngo tuve mu bihugu bikennye tujye mu bihugu bikize. Ndabaha urugero. Nk'ubu ngubu dufata urugero wenda nko muri Kenya. Muri Kenya murabizi ko baratora buri nyuma y'imyaka 5. Ugiye ukareba ibintu Uhuru yakoze muri Kenya, ni ibintu ndashyikirwa ku bantu bagenda muri Kenya, mushobora kuba kubindusha kubera ko njyewe mbibona kuri internet, ariko iyo ubonye ibintu Kenyatta yakoze muri manda ze 2, ubona ko ari umuntu abanyakenya bafashe bakamukurikiranira hafi, bakavuga ati tuguhaye icyizere, yobora Kenya. Yageza Kenya ahantu hateye ubwoba, ashobora gukora Kenya ikaba igihugu giteye imbere mu buryo buteye ubwoba. Same story nujya muri Congo. Muri Congo buriya ni ubona Congo itari kubona amahoro, ni demokarasi nta kindi. Ni umutego wa demokarasi abakongomani barimo. Perezida uriho ntashaka ko ibibazo biri mu bakongomani bikemuka, kuko nibyo byamugejeje ku butegetsi. Sinzi niba ako kantu murimo kukumva. Ni ukuvuga ngo niba uri umuperezida muri Congo nk'ubu ngubu hakaba hariyo imvururu, amatora barayasubika, ubwo urumva perezida ntabwo azagira effort mu gukemura ibibazo kugira ngo birangire abaturage bajye mu matora. Urumva umuntu harenganira ninde? Ni umuturage. Ariko tuvuge niba ari Kabila akaba ari hariya, cyangwa se niba mwarabonye Tshisekedi ari ushoboye, mukamubwira muti twebwe turakuyobotse, panga gahunda, twebwe tujye mu nzira y'iterambere, murakeka ibibazo by'intambara muri Congo bitakemuka. Aba bagabo bazi ubwenge, ariko ikintu kibariho ni pressure, kumva ngo ejo ndavaho, iki kibazo nigikemuka aricyo nitwazaga niyamamaza bari bakankurikira, ntago nzongera kujyaho. Ibyo byose bigatuma umuturage akomeza kuba victim y'ibintu atazi. Nkuko nababwiye, nko muri Afurika twebwe dufite ikibazo ko cyangwa se ni rusange mu bihugu byose bitaratera imbere, usanga uburezi ni ikintu kikiri hasi cyane, ku buryo iyo bigeze igihe cyo gufata icyemezo hari benshi bagenda bakurikiye icyo abandi bemeje, abo bita ko bize, ngo baturuka ahantu hamwe, basangiye wenda idini, basangiye ibi nibi, ugasanga ngo ugomba gukurikira uwo muntu aho yatoye nawe akaba ari utora. Ese ubwo ngubwo utoye umuntu kubereye? Ese ubwo ngubwo ni wowe witoreye? Ibyo ngubyo rero bituma demokarasi n'ubundi ikoreshwa mu buryo butari bwo, kandi bigashyira pressure ku bayobozi, bigatuma kubaka ibihugu byabo bigorana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umuyobozi ajyaho, yagera ku butegetsi agakura make, kuko abazi ko imyaka 5 nigera baramukuraho. Ahantu mu bindi bihugu byinshi imyaka 5 yigeze, ubwo muba mwiteguye umubare w'abantu bari bupfire ku mihanda. Turajya ku mihanda twigaragambye, bari abatoye ntago twemera ibyo batoye,
batwibye mu matora, bikaba ari ibintu bigomba kugaruka nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 5. Twebwe turashaka kwigana iki? Abanyamerika bafite systeme yabo yubatse. Ni ukuvuga ngo perezida wa Amerika iyo agiyeho, nubwo hari ibintu ahindura, ariko politiki y'abanyamerika iguma ari yayindi. Hari ikintu kiyoboye Amerika, hari system iyoboye Amerika, wowe uzamo wicaramo mukomeza urugendo. Ntabwo ari nka hano muba mwagendaga gutya mwatora undi mugahita muca hano. Icyo gihugu kizatera imbere ryari? Muzaguma gutya 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 gutya, niko kwa kubakoresha, niko kwa kubategeka ya demokrasi, niko kwa gusavinga abametre banyu imyaka n'imyaka. Njyewe ntago nanze demokrasi, ariko ikibazo abanyafrika dufite cyangwa se ibihugu byinshi bitarakira nuko uburezi buri hasi. Iyo bigeze igihe cyo gufata ibyemezo, usanga benshi bafata ibyemezo bidaturutse muri bo, badashishozeho, batiza bakavuga ati baba amesema, kama ni baba nta gutekereza ugura kurikira ngo ni baba yavuze. Ibyo ngibyo sibyo. Umuntu yakagombye kuba azi kwihitiramo umuyobozi umubereye, azi kwihitiramo ibi byemezo bimubereye. Ariko ku isi hose no muri Amerika ntabwo abanyamerika bemeza ibibakorerwa. Ni system iri hariya yubatse, ugomba kuyikurikira. Hari ibyo bemerewe, hari n'ibyo batemerewe. N'ibihugu byose ntabwo bijya bisa ku buryo baza ngo bagutegeke ngo ibyakorewe hano ni ngombwa ngo byakorerwa na hano bigacamo, ngo kubera ko hano byaciyemo ngo ni ngombwa na hano bigomba gucamo. Siko bimeze. Nujya no muri demokrasi buriya, nka Vladimir Putin cyangwa se nka perezida nka Xi Jinping baba bafite ubuyobozi bukomeye, kuba bafata ibyemezo byatabara igihugu mu buryo bwihuse kurusha abanyamerika. Sinzi niba mujya mubyumva, abanyamerika bashobora gutinda gutora bije y'ibintu bifitiye abaturage akamaro, kubera ko kugira ngo amashyaka ahangane kugira ngo bakine demokrasi. Ukumva barashaka gukora nka mitiweli yabo muri Amerika, n'ubwishingizi mu byo kwivuza, ariko ugasanga kubera ko ni icyemezo cyiza gifitiye abanyamerika akamaro, ariko kubera ko cyakozwe n'abademokrate, abarepublika bagomba kucyanga kugira ngo berekane ko aba batsinzwe. Ibyo rero sibyo. None iyo bigeze mu bihugu nk'ibyacu bikiri mu nzira y'iterambere, bihita bitubera umutego ukomeye cyane, utugumisha mu bukene buteye ubwoba cyane. Njyewe rero ubabwira ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe ngo ntabwo nkunda demokrasi, nifuza ko nakwifatira ibyemezo kubinkorerwa, nifuza ko nakwitorera abayobozi, ariko sinifuza ko igihugu kigumaho kiri, sinifuza ko ntora abayobozi kugira ngo mbatore gusa. Kubera iki niba mfite umuyobozi mwiza ntamugumana? Mujye mukibazaho. Ibi byo gushyiraho umuyobozi pressure buri myaka 5 turatora, nuvuga ngo buri myaka 5 babizi ko arasimburwa, araza yibe, imyaka 5 nirangira aceho undaze. Bikomeze gutyo. Ntabwo dushobora kwigana abanyaburayi. Ibintu niba biciye hariya, hano ntibyacamo. Niba hari umuntu ahagarara ku muhanda agatuka umuyobozi, hano ntago byacamo, kubera ko ntituri bamwe, imico si imwe. Ibyo rero nibyo bituma nko mu bihugu nyine bikiri mu bujiji, ubona umuntu azana ikintu ngo kubera ko yize abantu bakamukurikira. Ibyo ngibyo nta hantu byatugeza. Njye rero icyo numva nuko tugomba kumenya ni iki kidufitiye akamaro, tugomba kumenya ni iki cyavana Afrika aho iri kikayigeza ahandi, tugomba kumenya imitego twatezwe n'abadukolonije, nabo tuvuga ko twibohoyeho. Ese twabibohoyeho imigozi yose cyangwa ntabwo irashira turacyagerageza? Nicyo kintu tugomba kureba. Ibyo bintu byitwa demokrasi, ibintu byitwa amadini, ni ibintu tugomba kurebaho cyane, kubera ko ni ibintu bikomeje gutuma Afrika yacu iguma mu bihugu bikennye. Murebe Libya,
Libya ni igihugu cyari gikize cyane kigeze kure cyane, ariko uyu munsi Libya ni igihugu uryama utazi ko buri buke. Kandi Libya mbere y'intambara yo gukuraho Gaddafi, Libya yari mu bihugu bitatu umuturage abayeho neza ku isi. Uyu munsi jya kuri internet yawe, ujye muri Google wandikemo Libya after Gaddafi, ibyo uri bubone niyo Libya y'uyu munsi, niyo Libya yabonye demokarasi. Ndimo gusoza rero ndagira ngo mbatere akablage kamwe, ndabizi abantu bakurikira cyane karaza kubasetsa. Yari George Bush na Vladimir Putin bari batendinze n'ahantu bari kuri pano bari gutanga ibiganiro. Noneho George Bush afata ijambo, aravuga ati tumaze kugeza demokarasi ku isi ahantu henshi cyane. Urugero ndatanga wenda ni demokarasi yo muri Iraq, twatanzeyo demokarasi, kandi turifuza ko na perezida w'Uburusiya ubwo ari hano, turifuza ko no mu Burusiya naho demokarasi naho yatera imbere ikagera ku rwego rwo hejuru. Vladimir Putin mu gufata ijambo yihuse rero yahise amubwira ati nyakubahwa perezida, ati of course ntabwo dukeneye demokarasi mwatanze muri Iraq, kubera ko demokarasi batanze muri Iraq, googlinga wandikemo Iraq after Saddam Hussein, urahita ubona demokarasi yageze muri Iraq ubu ngubu irahari neza cyane. Twebwe demokarasi ya mbere yahereye Somalia murabizi ukuntu imeze uyu munsi. Libya iraje igiyemo ubu, noneho harimo kurwana n'iyo demokarasi muri Iraq, nahe hari nayo yagiye ituma habaho imitwe y'iterabwoba hirya no hino. So iyi ni Waka Waka podcast, ibyo navugaga ni ibitekerezo byanjye nkuko nabibabwiye. Wampa comment nawe ukambwira uko ubitekereza, nzagaruka nsoma comment noneho tuganire. Ese wowe wemeranywa na demokarasi nkuko bayitwigisha uko imeze, cyangwa se wemera ko nk'abanyafrika tugomba kwishakira demokarasi yacu, cyangwa se nk'ibihugu bishaka gutera imbere wemera ko tugomba kwishakira demokarasi yacu n'uburyo twava muri ibi bibazo by'ubukene ibi bihugu byacu birimo? Murakoze cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, nk'ibisanzwe turakomeza tubane anytime, any update, ni vuba cyane.